urakaza neza ku bugingo bw'ijuru TV. Muri twibaze Bibiliya isubize tugiye kurebera hamwe ese abahiriwe nabahe. Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Tugiye kurebera hamwe twifashishije Bibiliya. Ni mu kiganiro twibaze Bibiliya isubize icyo kuri YouTube channel yitwa ubugingo bw'ijuru TV. Ngiye mugiye kubana na Mugisha Ben. Twibaze Bibiliya isubize. Ukonshobozwa nawe mwami, haleluya, unkomere z'amaboko, ukonshobozwa byose nawe umpa, unkomereze. Turifashisha ibitabo bitandukanye ariko turibanda kuri Bibiliya yera, aho turaza gusoma muri Matayo ibice 5 dore ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Turebere hamwe Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Wifashishije Luka ibice 6 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23 naho urabisangaho, ariko uyu munsi tugiye kwifashisha Matayo ibice 5 dore ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6. Turabona hamwe ibintu bigera mu 8 byerekana Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Reka duhere Matayo ibice 5 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 2, hanyuma turebere hamwe ibyo bintu 8 byerekana ko abahiriwe abari bo. Matayo 5 umurongo wa mbere haranditswe ngo, abonye abantu benshi azamuka ku musozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Umurongo wa 2 aterura amagambo ati, dore abahiriwe abari bo. Reka tubirebere hamwe uhiriwe wa mbere ni uwuhe. Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Uwa mbere dore ukuntu yavuze, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Uhiriwe, hahirwa umukene mu mutima kuko ubwami bw'ijuru ari ubwe. Ese ubukene mu mutima ni uwuhe? Ni uwicisha bugufi, agakora ibyo gukiranuka kandi akagendera kure ingeso mbi zivugwa mu Bibiliya. Uhiriwe wa kabiri ni uwuhe? Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Ushavura ni uwuhe? Ushavura ni uhura n'ibigeragezo, ntusangiye yagiye mu zindi ngeso zitandukanye, ahubwo ibyo bigeragezo agakora ku buryo abyitwaramo neza. Icyo gihe iyo abyitwayemo neza, kubera ko abahiriwe yakoze ingeso nziza, Imana imufasha muri ibyo bigeragezo akabisohokamo neza kandi agahozwa. Reka turebe abahiriwe. Uwa gatatu uhiriwe ni uwuhe? Hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi. Nundwa neza kandi ugakora ibyo gukiranuka, nta kabuza uzarama. Uwa kane ni uwuhe? Twerekana uhiriwe uwo ari we. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahozwa. Nukiranuka bisa neza nuko zicisha bugufi uzahozwa. Irya 5 turebere hamwe ukiranuka cyangwa uhiriwe uwo ari we. Hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Nugira imbabazi nawe uzazigirirwa, kuko niwitoza gukiranuka umuntu gukoshereje cyangwa ugiranye ikibazo ukamubabarira, nawe ntazatinda kuko mwese muzaba muhiriwe. Turebere hamwe wa 6 uhiriwe uwo ari we. Hahirwa ab'imitima
iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Umutima wawe nimba uboneye ugakora ibyo gukiranuka ndetse n'ingeso nziza, nta kabuza uzabona Imana. Turebere hamwe umuntu wa karindwi uhiriwe uwo ari we. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Dusubiremo umuntu wa karindwi uhiriwe uwo ari we. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Turebye hamwe ikintu cya nyuma cyerekana uhiriwe uwo ari we. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nurenganwa werekana ubwiza bw'Imana, ibitangaza by'Imana, ntuzakike intege, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwawe. Dore ibyo ni ibintu 8 byerekana, cyangwa Yesu yerekanye ubwo yari ari ku musozi yicaye, abwira abigishwa ati, dore abakiranirwa, abahiriwe aba ari bo. Njye mwabanye ni Mushabe kuri YouTube channel yitwa Ubugingo bw'Ijuru TV. Twibaze, Bibiliya isubize. Ukonshobozwa nawe mwami, haleluya. Unkomere z'amaboko, ukonshobozwa byose nawe.